Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Bene data bakundwa mu mwami, ni mwene So MUTUYEMUNGU Jean-Pierre baramutsa, ndabifuriza umugisha w'Imana no kugubwa neza muri Kristo Yesu. Ndagira ngo tuganirire ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora. Turisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 4 duhere ku murongo wa 8 tugeze ku 10. Nicyo gituma ivuga iti, amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu impano. Ariko iryo jambo ngo yarazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Amen. Mbere yuko nkomeza mvuga, reka nsome n'iri kandi isezerano yari yatanze riri muri Yohana ibice 16, Yohana 16 here ku murongo wa 4. Uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawe umbaza ati urajya he. Ariko kuko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Amen, amen. Dusomye ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho tuvuga umumaro wo kuba Kristo yarazamutse akaba ari iburyo bw'Imana. Umumaro wabyo ni mwinshi. Muri Pasika twavugaga imibabaro ya Kristo n'urupfu, ariko dusoza tuvuga ko yazutse, yatsinze urupfu. Hanyuma igikurikiyeho nyuma ya Pasika ni ukureba umumaro wo kuba Kristo yarazamutse. Murabizi ko iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ari cyo kigaragaza mu gice cya mbere uko yabateranije akabajyana ku musozi, ndavuga abigishwa be. Barangije aganira nabo, bamubaza iby'iminsi n'imperuka n'ibyo kugaruka kwe. Ariko arababwira ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'imperuka, ntaba ari byo mwitaho, ahubwo icyo mbabwiye muzaba abagabo kumpamya, umwuka wera nabamanukira. Arababwira ati, mugende mujye mu cyumba hejuru murindire ibyo data yasezeranije. Haleluya. Kuko yari yarasezeranye hano mu rwandiko mu butumwa bwiza dusomye, abwira abigishwa mu bice 16 bya Yohana, arababwira ngo ubu noneho ngiye kubabwira. Ababwira yeruye. Icyo gihe arababwira ati, ubu rero ngiye kugenda, noneho reka mbibabwire ko igihe kizagera nkabavamo, kandi si kera ni vuba. Ababwira iryo jambo ngo imitima yabo irahagarara cyane. Namwe murumva kuba wari uri kumwe n'umwigisha, master niwe wakoraga byose ibyabananiye. Murabizi ko hari igihe basengeraga abarwayi bikanga ntibakire, hari igihe bahuraga n'umuraba mu nyanja, ariko Kristo yakanguka akawucyaha. Niwe wajyaga atubura amafi bakarya bakagaburira n'abandi. Bumva rero barihebye no kuba bari bazi ko azabaho ubutware akaba atabubahaye, bumva birabayobeye, bahagarika umutima. Ariko arababwira ngo ikizabagirira umumaro ni uko ngenda, kuko ningenda nzasaba data yohereza umwuka wera
Imana ihabwa icyubahiro. Nabazaho rero muzaba abagabo. Kristo yagombaga kuzuka atsinda urupfu, icyubahiro kibi cy'Imana, arazuka aranesha. Uhumure nawe ibigutsikamiye uzabitsinda. Hari marayika w'umwami Imana wamanutse abirindura igitare, ndasenga ngo nawe aza kibirindure. Hanyuma amaze kuzuka Kristo arabateranya ku musozi wa Elayono, ari nawe azagarukiraho, azamanukiraho, ngo arabaganiza ababwira ati ngaho mugende mugume hamwe murindire icyo data yasezeranye. Noneho undi agiye, ngo akiganira nabo arazamurwa, bazamuka amaso amureba. Hari bamwe bajya bibaza ngo mbese ijuru riba hehe? Ntabwo nshidikanya nyine, ntabwo Bibiliya ivuga ko yamanutse, ahubwo yarazamuwe, kuko ngo yabanje gucishwa bugufi ajya ikuzimu. Uwacishijwe bugufi, uwapfuye, ni nawe wazutse. Hanyuma ngo arazamurwa, noneho arazamurwa buhoro, ngo barararama abigishwa, ngo hanyuma bakiraramye arenga ibicu aragenda, ngo bakomeza bararamye bavuga batahari araza kugaruka. Ariko ngo hamanuka ijwi rivugira mu ijuru, riravuga ngo yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muraramye mureba mu ijuru? Kristo bakuwemo, uko agiye, uko mubonye agiye, ni nako azagaruka. Nyuma rero, nk'uko Pawulo yabibwiye Abafilipi, Kristo azutse kuko yari yaricishije bugufi, yazukanye ubutware mu ijuru no mu isi, ajya mu ijuru. Kandi reka nkubwire ihumure ryo kuba yarazamutse, yazamukanye amazina yacu ku mutima we. Abamwizeye, abamukunda tuba ku mutima we. Umuririmbyi w'indirimbo y'120 mu gushimisha yaravuze ngo mpamya yuko izina ryanjye riba ku mutima we. Abandi batambyi bambaraga amazina ku masharupe kugira ngo bibuke imiryango 12 ya Isirayeli batibagiwe n'umwe, ariko Kristo we yatuzamukanye ku mutima, ahora dusabira iteka. Imana nihabwa icyubahiro, ahora dusabira iteka. Kandi arangije Pawulo nk'uko abibwiye Abefeso, ngo yohereza wa Mwuka Wera kugira ngo agabe impano. Nimwumve rero, kugira ngo agabe impano, itorero ryubakike, itorero ryubakwe. Aha bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abigisha. Imana ishimwe, kugira ngo itorero ry'Imana ribe umubiri wa Kristo ushyitse, ngo natwe dukomeze dukurire muri ryo. Imana nishimwe. Reka nivugire ko yaduhaye impano, kuko umunsi azamuka bamaze gutegereza, nk'uko yari abategetse, baguma i Yerusalemu buzura Umwuka Wera. Umunsi wa mbere buzuyeho Umwuka Wera nibwo Petero yahawe impano, ashira amanga, noneho atangira kwigisha. Ndetse ni nabwo bigaragara ko muri ibyo bice bikurikiraho we na Yohana bahawe impano zo gukiza noneho ku mugaragaro, kuko Umwuka Wera yari yabagezemo. Buzuye Umwuka Wera, ngo banyura ku muntu wari umugaye bagiye ku rusengero, ngo baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Bari bafite Umwuka Wera mwinshi, bafite imbaraga ziyenza, imbaraga nyinshi, kandi imbaraga ndakumirwa, ku buryo ngo babwiye wari umaze igihe kinini amugaye, baramubwira ngo haguruka ugende. Ngo bari buzuye umwuka, buzura impano, buzura imbaraga, ku buryo ziyenzaga. Umwuka Wera wiyenza aho babaga bari bameze nk'amashanyarazi. Ngo aho banyuraga, igicucucucu cyabo cyakizaga abarwayi. Ngo abarwayi barazanaga abantu barwaye bakabashyira mu nzira Petero na Yohana bari bucemo, aho igicucucucu cyabo kinyuze. Bari bafite imbaraga z'umuriro w'Imana, impano z'Imana. Nimurebe Pawulo amaze kwizera, yuzuye Umwuka Wera, yuzura impano z'Imana. Imana ishimwe. Ngo kandi umumaro w'impano ngo ni ukugira ngo abatizezwa n'amagambo bizezwe n'ibyo Yesu yakoze, nibura bizezwe n'imirimo. Niwo mumaro wazo. Ngo Pawulo yuzuye Umwuka Wera agira impano. Murabizi ko yazuraga n'abapfuye barimo na Utuko. Ariko noneho ngo abantu babaga bari mu iteraniro, kubera ko atazabona umwanya wose wo kubasura no kubageraho, ngo bazanaga twa papiye mushwari bakamukozaho, bakagenda bakadukoza ku barwayi bagakira. Nguwo umumaro w'impano, nguwo umumaro wo kuzamuka kwa Kristo, ni ukugira ngo twuzure Umwuka Wera kandi itorero ry'Imana ribe rishyitse. Twifuza umwuka, twifuza impano zawo, n'izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Nguwo umumaro wa Kristo, kandi uwagiye azanagaruka tujyane iwe mu ijuru,
amen.